Aya ni amateka akomeye kandi adasanzwe y'indirimbo yakunzwe n'abantu benshi ku isi, abasaga miliyari ebyiri. Iyi ndirimbo yabakoze ku mutima. Iyi ndirimbo nta yindi, ni indirimbo yitwa Njye Ndi Umukristo. Iyi ndirimbo yahimbwe n'umukobwa wo muri Suwede ubwo yari ari mu kigeragezo cy'uko bashakaga ko aharikwa n'umwami nk'umugore wa gatatu. Uyu mukobwa yari afite uburanga buhebuje cyane ku rwego bavugaga ko muri icyo gihe ariwe mukobwa mwiza wa mbere wari uhari mu gihugu cya Suwede. Ikigeretse kuri ibyo, uyu mukobwa yari yarize ku rwego rwo hejuru kuko yari ashoje icyiciro cya kaminuza gihanitse cyari kigezweho muri icyo gihe mu gihugu cya Suwede. Icyo gihe rero umwami wa Suwede nibwo yaje kubwirwa ko hari umukobwa w'uburanga budasanzwe kandi ufite imico n'uburere ko nta wundi umukwiriye usibye umwami nyir'igihugu. Nibwo umwami wa Suwede yaje kumutumaho ibisonga bye bikomeye cyane ngo bigende bimugezeho ubutumwa ko umwami yamukunze, ko umwami yamubengutse, ko yifuza ko amubera umugore we w'inkundwakazi. Iyi nkuru yaje kugera kuri uyu mukobwa ubwo yari yicaranye n'ababyeyi be ndetse n'abavandimwe be aho bari batuye. Ababyeyi be bahise bakoma amashyi, barishima, baranezerwa cyane, bavuza impundu kuko bumvaga ko bagiye gushyingira ibwami. Gusa nubwo ababyeyi be bishimwe n'abavandimwe be, ntabwo umukobwa byamunejeje na gato kuko uwo mwami ntiyari akijijwe. Ubwo ababyeyi be babyishimiraga cyane, uyu mukobwa we yarushagaho kugenda ababara cyane. Nibwo yahise aterura amagambo y'igitero cya mbere cy'iyi ndirimbo, aravuga ngo njye ndi umukristo, nzahora ndi we mu bintu byose ngeze ku gupfa. Njye ndi umukristo, mpora mbihamya naho igihugu cyose cyanseka. Njye ndi umukristo wo mu mutima kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ababyeyi be byabaguye nabi cyane, batumiza imiryango, inshuti, abavandimwe n'abaturanyi kuko icyo bari biteze ko bagiye gushyingira ibwami umukobwa yari acyangiye imbere yabo akoresheje amagambo tumaze kuvuga. Nibwo bamukubitiye mu ruhame, bamufatira ibihano bikaze katazongera no gusubira gusenga. Bamubwiye ko guhera uwo munsi atemerewe kuzasubira mu materaniro y'abera. Ni ukuvuga ngo intego yabo nyamukuru kwari ukumukura muri ubwo bukristo yari yiyemeje. Nibwo bagiye gutandukana, uyu mukobwa bamusabye ngo agire icyo avugira imbere y'iyo mbaga. Niko guterura amagambo ariyo y'igitero cya kabiri cy'iyi ndirimbo, aravuga ngo njye ndi umukristo, umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Njye ndi umukristo, naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Njye ndi umukristo, ndi umutabazi, mu ntambara ndasana n'ibyago. Mfite umugaba ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Akimara kuvuga aya magambo, ababyeyi be bakomeje kuzibiranwa n'uburakari kuko babonye ko inkoni bari bamaze kumukubita n'ibyo be bamaze kumubwira bamutuka, bose babaye nk'abari guta inyuma ya Huye. Byose babaye nk'abari guta inyuma ya Huye cyangwa nk'abari kumena amazi ku rutare. Bahise bafata umwanzuro wo kumuca mu rugo ndetse no mu muryango muri rusange ngo ajye kwangara, azabwe muri ubwo bukristo bwe. Nibwo nawe atajijinganye yahise asohoka mu nzu. Ikintu yakuye mu nzu cyonyine cyari igitabo cye yakundaga cyane, igitabo cya Bibiliya. Nibwo yahise aterura amagambo y'igitero cya gatatu, aravuga ngo njye ndi umukristo, ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Njye ndi umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Uyu mukobwa yaje gufata urugendo kuri uwo munsi, agenda atazi yajya.
nibwo ijoro ryaje kugwa bumaze kumwiriraho mu mbeho n'inzara byo hanze aho yari ari abundabunze. Nibwo yateruye amagambo y'igitero cya kane aragira ati njye ndi umukristo. Icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Njye ndi umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Uyu mukobwa yakomeje guterura amagambo menshi ahamiriza umutima we ko ari umukristo, kandi uko byagenda kose ibyago byose yahura nabyo, amakuba, ibigeragezo, ko adakwiriye kugamburura muri byo, kuko yari yarasomye ijambo rimubwira ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa, kandi ko atari byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima, kuko uyu mukobwa yari yaramaramaje mu mutima we abona ibintu byose byo mu isi ko ari iby'ubusa, ko bimeze nk'akamanyu k'umutsima, kandi ko adakwiriye gucumuzwa nabyo. Amateka avuga ko uyu mukobwa atahise apfa, nubwo yaciwe mu muryango ndetse igihe kikagira umuryango ukamwibagirwa, ndetse n'ababyeyi be nta n'umwe waterwaga n'agahinda kuko baciye umwana mu muryango. Amateka avuga ko uyu mukobwa yakomeje gukomeza kuvuga amagambo menshi agaruka ku ijambo rivuga ngo njye ndi umukristo. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose yavugaga muri uyu mubabaro n'agahinda yari arimo cyose cyari gishamikiye ku ijambo rivuga ngo njye ndi umukristo. Ngo hari umuntu waje kumwumva aririmba amugirira impuhwe, amujyana iwe, amuhereza icumbi, aramucumbikira, abana nawe. Nyuma uyu mukobwa yaje gukomeza ubuzima, cyane ko hari ibitabo bivuga ko atigeze ashaka, ko yaje gusanga uwo Yesu we adashatse. Muri make ntiyigeze arongorwa, yaje kurwara arapfa, apfa atagamburuye, apfa agihamya, akivuga, agishimangira ko ari umukristo. Yabivugaga ari wenyine, kandi yagera no mu ruhame agakomeza kubihamya. Amateka akomeza atubwira ko nyuma y'igihe kirekire aba babyeyi be baje kuba nabo abakristo bakomeye cyane, ngo banyeganyeje igihugu cya Suwede. Nubwo ngo uyu mukobwa ababyeyi be batigeze bamubona, nyuma y'uko bamwirukanye ngo babuze irengero rye. Nyuma y'uko bamwirukanye ntibigeze bongera kumubonaho ukundi. Nabo aya mateka bayumvishe nk'uko turi kuyababwira, bumva ko yaje kugera ahantu umuntu akamucumbikira, bikaza kurangira yishwe n'uburwayi. Ibi rero byavuyemo imbuto nziza yatumye ababyeyi be nabo bakizwa, baba abakristo nabo baramaramaza. Nyuma y'uko abantu baje guhuzahuza amakuru y'uyu mukobwa, aya mateka ye ndetse n'aya magambo yakoreshaga yibanda ku ijambo rivuga ngo njye ndi umukristo, baje kubyandika babikora mu indirimbo. Iyo ndirimbo bayishyira mu gitabo cy'indirimbo zabo twita abarokore cyangwa abaprotestanti, bayigira indirimbo y'108, bayita ngo njye ndi umukristo. Iyi ndirimbo yakunzwe n'abantu benshi, ndetse amateka atubwira ko yaje guhindurwa mu ndimi zo ku isi zirenga 120, aho usanga mu nsengero abaririmbyi bayikoresha, abahanzi ku giti cyabo bagenda bayikoresha mu bitaramo bitandukanye, mu materaniro atandukanye, bashishikariza abantu cyangwa babibutsa ko ari abakristo. Iyi ndirimbo yagejejwe mu Rwanda n'abamisiyoneri bari baturutse mu gihugu cya Suwede, bari baje gutangiza itorero rya Pentecote mu Rwanda, ADPR, Association d'Églises Pentecôte au Rwanda. Uyu mukobwa twamwigiraho ibintu byinshi kandi byiza mu buzima bwacu bwa gikristo. Iyi ntero ya ndi umukristo ujye uhora uyibwira bagenzi bawe, uyibwira umutima wawe, uyibwira imitekerereze yawe kuri umukristo ku kintu cyose. Dukwiriye ko mu buzima bwa gikristo tukavuga nk'abakristo,
tukareba nk'abakristo, tugatekereza nk'abakristo, kandi hagira ikintu cyiza icyo ari cyo cyose gishaka kudukura muri uyu murongo mwiza wo kuba abakristo, tukagihakanira, tukakibwira ko ibyino mu isi tubizinutswe, cyane ko iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Nge mwumvaga kuri mikoro ni mwene so Imana irumva Dieudonné. Nge ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Iyi nanjye niyo ntero ngenderaho mu buzima bwanjye. Murakoze, ndabashimiye. Muramutse hari igitekerezo mufite cyangwa inyunganizi, cyangwa hari icyo mwifuza ko twazakoraho ikiganiro ubutaha, mwatwandikira muri komenti. Uramutse wumvishe hari icyo watubaza by'umwihariko, ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nomero yacu ya WhatsApp ariyo 079 015 69 70.